muraho mumeze neza abantu bo kuri Ardoine mumeze gute muze mumbwire muri comment ukuntu mumeze njyewe meze neza rwose ndashima Imana murambona ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane igitangaza Isine iyo mwumvisha agatwenge muba mwamwumvisha Cynthia wanyu yagarutse Cynthia mukunda yagarutse rwose icyogere mu bakobwa singutatse rwose rero Cynthia si uracyari umushitsi nabaye musangwa rwose pe wabaye musangwa hano ni mu rugo turahorana urahahora ntekereza ko umuntu udukurikira rwose arakuzi nta muntu utazi Cynthia ahangaha habaye mu rugo ariko tujye tuguhaye ikaze nubwo waba uri umusangwa ariko ntitwabura kuguha ikaze ikaze kiriya karibu kiriya murakoze ntabwo nkigira avuga ngo ubusubira avuga ngo karibu kiriya muntu wacu nyine mushyitsi wacu sibyo mushyitsi se kandi utari umushitsi oya none se ubu ngubu niyo hacaho umunsi umwe umuntu utamubona buriya nyine uyu umushyitsi n'umuntu muba mwararanye n'utari umushyitsi ako bura n'abantu bararanye ngo barabyuka bagasuhuzanya kabyuka muza waramutse umuntu mwararanye ko njye byangorana kanjye ngiye mbibona ko waramutse ahubwo ikintu mba ntegereje kubona impumeko yawe ukuntu ugiye kuvuga nkahita menya ngo uramutse uko hari ukuntu umuntu arabukana umushiha ukagira aho niyo wamuta ashaka nk'iki ngiki koko kandi nta kintu mupfuye nta kintu mupfuye uhita umenya tayari ko uwo muntu aramukanye umushiha yaraye mu nzozi mbi yaraye arota asimbuka imigende se yakarota imbwa zimwirukanka ye baba we bera abantu nkatwe dusenga tunerekwa tunahanura buriya ngiye umuntu yarose arota imbwa burango haba hari imyuka mibi y'ubuhehe si biri kugendaho nurota imbwa ujye umenya ujye witonda cyane usenge cyane inzozi najyaga nkunda kurota ndi umwana narotaga imbwa ziri kunyirukankana n'izina rya Yesu induru none uzi kuvuza induru kumva ijwi ntirisohoka nta muntu kumva noneho nagenda mbona zigiye kungeraho neza nafungura urugi nkabona ruvuyeho ese zangazi n'injya zose njye shabaza ari wewe wenyine oya we ntabwo yaba njye n'abandi bana barazirose ubwo afungura urugi rukavaho ukihisha inyuma mu kaguni ukabona neza nizikugezeho aho karyamye idasenze ziravuna ntabwo wasenga wumva hano gutya hari kukurya urangwa nasengaga narasengaga nyiri umwana nabaga no muri korali hanyuma ubu waraguye ubu nta korali mbamo wagoshije amazuru njya gusenga nyine agafatanya na worship team uri kumva bikarangira nyine ngataha nkumva ijambo ry'Imana nitaye bikarangira aho ngaho ariko hari iminsi utajya gusenga ku cyumweru ukirirwa uri kumesa oya shaka ku cyumweru nabonye akanya ngomba kujya gusenga hari akantu nabonye bavuga ngo nimba wirirwa umesa ku cyumweru ukanga kujya gusenga ngo uzi ko uriya muriro ari wo kotsa ibigori cyangwa uriya muriro wagutegereje rega umunsi wo kumesa abantu buriya nuko batabizi guhera kuwa gatanu no kuwa gatandatu hanyuma abadive nyine abadive bamesa ku cyumweru bamesa ku cyumweru kuko baba barasenze birumvikana kuwa gatandatu kuwa gatandatu baba barasenze kuwa gatandatu ku cyumweru bakamesa abadive reka nkubwire baragira gahunda subona umunsi wo kuwa kane umudive wa nyawo imyenda yaba yayifuze aho ngaho kuwa kane cyangwa se kuwa gatanu mu gitondo akazindwa ko yabizi isabato itangira saa 10 izuba rirenze yego nari umudive ariko buranda bizi niba ndimo ndabyica muzankosore mumbwira ati izuba rirenze saa 10 kuwa gatanu kuwa nyuma w'isabato ni kuwa gatanu saa 10 izuba rirenze buriya umudive wese uri gukora amaze gufunga ibikorwa bye tayari agatangira kwitegura isabato ubwo kongera ku isabato none izuba rirenze ariko kuwa gatandatu akajya gusenga yava gusenga nabwo akaguma mu rugo isabato irangira nabwo saa 10 za nimugoroba agafungura akabona gufungura ubwo rero ku cyumweru ari umunsi usanzwe yafura yatembera ntacyo kuko babona wita ku wa mbere ku wa mbere w'isabato twebwe tuhita ku cyumweru basi hanyuma rero mwamubonye ni Cynthia murabizi ko yaje hano haba ari fire mu kanya turazana topic y'uyu munsi
hanyuma senti tugiye kuvuga uyu munsi ku ngingo yo gucana inyuma. Gucana inyuma ni ibintu byahozeho kuva na kera, ntabwo ari ibintu bije ubu ngubu, ahubwo aho bitandukanye n'iby'ubu ni uko kera ho abantu ntabwo babihishaga, wasangaga babigira official, ugasanga umugabo atuye hano afite undi mugore wa kabiri hakurya, kandi umugore wa mbere nawe aramuzi, ntabwo yamuhishe ngo abigire ubwiru abiceceke, ugasanga nimba agiye gushaka n'uwa gatatu nimba afite n'ubushobozi, uwa mbere n'uwa kabiri baraziranye n'uwa gatatu baraziranye, sibyo? Ariko no muri iki gihe usanga abantu babihisha, umuntu araguca inyuma akaza akaguhereza indabo kandi yaguciye inyuma. Urumva wowe gucana inyuma muri iyi minsi ubona biterwa n'iki? Ni iyihe mpamvu ubundi ushobora gutuma umuntu aguca inyuma pe? Ndabizi wowe uhora urengera abagabo. Aya ntabwo ahangaha ntabwo ndi bubarengere, ndavuga ukuri kwabo kandi nyine barabikora. Ni ukuvuga ngo ariko gucana inyuma ni ku mpande zombi, umugabo yaguca inyuma n'umugore yaguca inyuma, ntabwo tugiye kujajinga abagabo ngo baca inyuma gusa, n'abagore nabo barabikora. Uzi ikintu ngewe nsigaye mbona, mba mbona muri make ari irari ryarenze abantu. Irari n'ingeso, ibyo bintu bibiri. Ni ukuvuga ngo kandi ingeso ipfa nyirayo yapfuye cyane. Kuko nese niba wowe mugabo umugore wawe agushimisha kuri buri kimwe cyose mu rugo, kubera icyo ugiye kumuca inyuma. Ikindi kintu, akantu k'uburyarya. Akantu k'uburyarya niko gatuma uriya mugabo ahisha ko afite undi mugore. Niho bitandukanira na kera. Buriya kera iriya myaka yatambutse abantu bageragezaga gukoresha ukuri. Kandi umugore, ikindi kintu niba wenda navuga ngo na gender nayo bigiramo uruhare, urabizi ko umugore yubahaga umugabo cyane, hahandi umugabo niba yakoze n'ikintu no kubibwira umuryango wawe ngo uyu mugabo yakoze iki kintu, wabihishaga ukagumana nabyo, ukumva ukabyihora. Niyo mpamvu rero umugabo hariya atajyaga atinya kuba yabwiza ukuri umugore we, ngamubwira ati njyewe hari amafite umugore cyangwa amafite umwana. Rero impamvu mbona kuri iki gihe umugabo w'iki gihe cyangwa se umugore w'iki gihe yifata agaca inyuma umugabo we agakomeza akamuryarya ni ukubera uburyarya. Umuntu muragenda mugasezerana ukamwizeza yuko nta wundi muntu uzigera umurutisha cyangwa se uzigera umugerekaho, uri kumva? Mwaba muri mu rugo ari nabyo bya ya mitoma nyigarukeho, ukamutera imitoma umubwira yuko mu buzima ukavuga ati niyo wapfa ni ukuri maze nzasigara muri iyi si mbabaye, wenda reka mbivuge gutya, cyangwa ngo nta wundi mugore nashaka, nta wundi mugore nashaka, agahita amushakira ku kiriyo. Ariko hari akantu kigeze kunsetsa. Umugore yarifasha abaza umugabo ati se umugabo mwiza urankunda? Yego ndagukunda mugore wanjye mwiza. None se ubu ndamutse mpfuye wazana undi mugore? Ngo ahubwo ngo ikibazo mfite ngo ni uko nazana imyenda yawe itazamukwira. Oya, bivuga ngo arahari, bivuga ngo asanzwe amufite, arabibona ko batanangana. Yamubwije ukuri bitandukanye no kuba yari kumubwira ati ni ukuri rwose sinzamuzana, icyo cyo ndakigusezeranyije. Rero amasezerano adashinga abantu batanga niyo batera isoni yo kuvuga ibikorwa bakora hanze, sibyo? Kuko abantu ba kera biriya bintu byari sawa. Yego nyine ku rundi ruhande uriya mudamu yarababaraga akavuga ati se uyu mugabo kubera iki? Kandi kera bakundaga no gusangira, hari ukuntu byabaga n'akintu mubwiye, umugabo akishima nyine akishimira undi muntu, umugore nabitindeho, uri kumva? Ariko kuri iki gihe shareka mubwize ukuri, iriya ni ingeso. Iriya ni ingeso, ni irari ritazigera rishira mu bantu. Niyo wagira gute? Bivuga ngo guca inyuma ni irari. Ni irari pe, kuko se nyine umuntu niba nta kintu yakumye. Ariko buriya abasilamu ngiye ikintu mbakundira, irari ryabo barishyira hanze tu, akabimubwira ati ngiye gushaka undi mugore. Biranemewe niba ukunze umukobwa, niba ufite abagore 5, umugire umukobwa kugira ngo ukomeze umugirire, ukomeze ucumura, mufate nawe umugire umugore wawe, kandi abo bagore nabo babimenye. Noneho ikindi kintu,
barabimenya niba uzanye ikiro cy'umuceri mu rugo rwa mbere ufate n'ikindi kiro cy'umuceri ushyiremo no mu rwa kabiri no mu rwa gatanu bivuga ngo kubaha ibingana ubahereza ibingana ntagire umurutisha niyo mpamvu bari abantu nta shyari bagirana uri kumva kuko bose babazi uriya mugabo nta kintu abahisha aramubwira ati araza akakubwiza ukora akakubwira ati uriya mugore wa kabiri namuhaye ibi nawe wihangane nta mafaranga mfite ariko nawe uzakurikiraho uri kumva uriya muntu nta shyari agira cyangwa se niba nabibashyiriye rimwe ishyari rizava si babana neza se ariko ubundi abasiramu bavuga ko ugomba gushaka abagore benshi yego ariko ufite ubushobozi abo ushoboye apana kuzana umugore udashoboye kumuhaza no mu bakirisitu ibyo bintu bazabishyireho kuko n'ubundi usanga umuntu afite abagore benshi yihishe urumva ugasanga hari n'abana babayeho nabi kandi bakagombye kubaho neza umuntu afite ubushobozi rero nabo bazabikosora kuko nta kundi kuntu byagenda nabo bemerere gushaka ku mugaragaro nimba ari abagore 10 bushaka ufa ko ufite ubushobozi nimba ari 20 nimba ari 10 nimba ari 5 nimba ari bangahe kwiyoberanya niba afite ubushobozi niyerure avuga ati ngiye nyine mfite ubushobozi niba narakoze icyaha nacyemera noneho mu gihe nyemera reka icyo cyaha byibura ndeke gukomeza kukigira icyaha cyane sibyo afite icyaha narangiza agire gute tugira icyaha arere n'uwo mwana none se senti ko nzi ko ukora ku ruhande rw'abagabo hari ukuntu abagabo bajya bavuga ngo hari umugore ngo utamwitaho ngo nta keya ngahora ndamubwira nabe mutontomera nyine ugasanga impamvu yagiye ngo nukubera ko umugore hari ibyo atakoze hari inshingano atakoze hari ibyo atamufashe neza nk'umugabo none yabona undi muntu umuha izo keya agahita yigendera byakabwira ibyo ntabwo tubyumvikana kuko buriya ntazibana zitakumanya amahembe so wana n'uwo nguwo ushobora kujyaho nyine ngo kubera ko umugore ngo byagenze gutya na gutya ukagenda uwo nguwo akaziguha aziguha kubera ko muba mutari bumarane igihe kubera ko aba akiguhara yego ko nyine aba agomba kuguha ibyo abona ukeneye ariko mumaranye igihe agura muntu yagukora n'ibirenze ibyo umugore wagukorera ni ukuri yakora ibirenze ibyo wa mbere rwose niba hari umugabo wo gutekereza ibyo aba yibeshya cyane kuko umuntu mudahorana umuntu mwese ubundi mwapfiki mudahorana uba waje nk'umushyitsi nari umuntu bagomba gutekereza wenda reka mbyemere muri uyu mwanya umugore wawe agutesheje umutwe izo keya kuko arazikwimye akubwiye nabi bigenza gute wese ugenda iyo ubitekerejeho niko bihora niko ahora ameze kuva ku itangiriro mubana murabyaranye mugeza abana 3 bose niko yari ameze cyangwa hari impamvu bimuteye cyangwa nyine muri uwo mwanya niba bibaye hari impamvu bimuteye kandi birashira ugombye kwicara ugatuza ukumva akabanza ukareba umugore wanyu se niba yahindutse bimeze gute aho kugira ngo feri ya mbere uhite wirukira mu bandi mugakemurana ikibazo mufitanye ahubwo ubona n'ikindi kibazo n'ubundi agiye kuri uwo nguwo nawe bagashwana yagaruka ku wa mbere cyangwa yakomeza akajya no ku wandi ahita ashaka kuwa gatatu nawe utamutera stress umuha amahoro niyo mpamvu nyine uzasanga umuntu ugasaba umugabo yabaye indaya yirirwa yandagaye abantu bose baramuzi nabaye cyaba ariko noneho wenda tuve muri ibyo ngibyo tujye noneho mu bagabo bajya mu bakozi umukozi wawe mu rugo cyangwa se umukozi ukoresha mu kazi wenda ntago araba mu rugo gusa no mu kazi ka buri munsi wenda ufite kampani runaka njye nimva ko muri filime ngo ntago casting ngo mbese urabanza mukaryamana ukabona mushyira muri filime urumva abafite abaho bakoresha mu ngo ugasanga umukozi ntahamara kabiri uyu munsi haraza undi umwe akabyemera cyangwa se undi akabyanga ako kavuyo kose kari mu bakozi no mu bakoresha noneho hari n'abantu babyemera atari uko babishaka ari ukugira ngo abone izo profi ni umuntu ugiye kumpa akazi nta kazi nari mfite urumva ntago afashe ku ngufu yego nta nubwo wenda nanjye simbishaka bivuga ngo ndabishaka ariko ndimo kureba izo nyungu ngiye gukura mu muntu sibyo ese ibyo ngibyo we ubibona gute ngewe uramba narumiwe noneho buriya umugabo ugera ku bakozi baba ari ikintu ngewe mbona uriya mugabo aba yararozwe ngari uburozi nese reka nkubwire tuvuge na nko mu kazi ko mu rugo abakozi benshi bo mu kazi ko mu rugo usibye nk'ubu usanga benshi babaye abasirimu usanga wenda bafite n'abantu babatereta bakavuga ati nambona nsa nabi biri bumutere isoni sibyo ariko se
umukozi wo mu rugo cyangwa se na n'umuntu usanzwe da nyine bitewe n'akazi ko mu rugo niko nibanzeho nawe ubwawe uri mu rwaro ukuntu ujya mu kazi ukabona uraje ariko ubundi ubungura simeruka kwitaho ntabwo ubuze n'umwanya wo kwisiga n'utuvuta neza nganyine reba umukozi wo nuko ibitunguru nuko urukarango nuko inyanya nuko bya birungo byose bategereje byose babikuriwe ushaka no kuba ufite n'umukozi ubizi neza kagira n'uduco umva nta disipurine ntazi kwiyitaho kandi kuba atazi kwiyitaho biterwa n'aho aturuka ntabwo wenda biterwa namwe sibyo ariko ukifata umuntu w'umugabo wiyubaha umukozi yubaha ufite umugore mwiza n'umukozi areba akavuga ati ariko se buriya uriya Imana yamuremye nanjye niyo yandemye yamuremye ku cyumweru kumucereta buriya ni uburozi uriya mugabo uba bumurimo kuko ntabwo aba ari muzima ntabwo aba ari ubuzima kuko nta muntu muzima nta kintu na kimwe umugore nta kintu na kimwe uba wamuburanye mu rugo tuvuge wakimuburanyije arakubyarira byibura ntabwo mwabuze n'urubyaro uvuga ati hari ikindi kintu ngiye gushaka ahandi nabuze hanyuma mwararubuze bwo biremewe mwararubuze niko muri kumushyigikira nkaho kuba yabuze urubyaro byo bimuha uburenganzira bwo kujya aho ashaka hose oya ntabwo bimuha uburenganzira bwo kujya aho ashaka hose ariko byibura urumva yaba afite ingingo umurengera ashobora kuvuga ati rero rwose nawe urabizi ko mwana agahinda ko kuba ndi kwimara agahinda ndi kwisiteresura byandenze mbona nisanza wese nanjye se nanzi ko byagenze byaragahinda uko bimeze nka mbabare umbwira ingingo yamurengera yasobanuriye nta nimurengera njye yaba yabuze urubyaro yaba atarubuze ya umugore amufashe nabi yamutamufashe nabi nta ngingo n'imwe rwose kurengera uri umubosi urabizi umuntu aje kugusaba akazi arababaye wenda utubazo tumwe na tumwe yatukubwiye kugira ngo yibonere akazi nawe ugaprofitira kuri utwo tubazo twe ukatwira ukavuga uti none umuntu ntabwo ari inoge ubwo ari inzahare nimushicisha na 50 araza yiruka uriya muntu uko yaba ameze kose n'amafaranga yose wamuha bitewe na situwasiyo uba umusanzemo n'ubundi ntazagushima ntazagukunda uri kumva we kabone niyo wamukunda n'ubundi azana amafaranga akemura ibibazo ariko nagera mu kindi gihe cyiza akabona n'akandi kazi akava muri ako kawe umutima we hazahoraho yuko wamuhemukiye kandi buriya bakoresha nimba ari ikintu batazi nimba hari ikintu gishobora gutuma usuzugurika uba neza wa muntu uri cheap nukuzana bene ibyo bintu mu bakozi baragusuzugura akajya kora nk'ikimbwe hazi umva baragusuzugura baguca amazi umva ibaze ko n'umugore wawe kandi nawe baramusuzugura yego sha usikari ibyo bakajya bavuga ati no kubona afite umugore mwiza ukagira ngo boss ko bakwiye icyubahiro kuko baba bakwiye nyine no kuba nk'ababoss nyine bajya kwisuzugura bagafiringa ubwo boss bwabo ariko niba ntabwo bareba ababosi byibura abagenzi babo bakagenda bagafiringana n'ayo mafaranga bakayasangira by'ubu umuntu utazanamukoza n'isoni byibura ku buryo nawe mudamu wajya ubonana n'umuntu w'umusirimu wamubona n'umugabo akavuga ati ntacyo byibura n'ababona yuko ari umusirimu kabone niyo byakubaza ariko ntabwo byakubabaza bingana no kuba yaba ari kumwe n'umukozi cyangwa se ashaka kuba umukozi ukodesha geto ibazerega akagenda n'iyo geto akayinjiramo we kandi ugataha inzu ifite ibyumba 10 na bingahe none imodoka ajya ayiparika hirya kugira ngo hatagira umuntu ubona yayiparitse aho ngaho akayiparika hirya akasiga hirya ukabona ateye ibirometero n'ibirometero mugabo agataha ivumbi ryamurenze kubaza uri kugira imodoka iri vumbi warikuye hehe nyine umva abagabo rwose bajye bihangana pe bajye biyubaha bagusebye imiryango benjoyinga ubwo bubosi bwabo babwenjoyinga ubwo nimba uri bosi ndi bosi reka nitware nka bosi sibyo nenjoyinga amafaranga yanjye nyaryo nko mbishaka nko bitekereza ariko uzikubona umugabo yagiye ku kandi kagore mana yese n'ijuru ukajya ukareba ukabona wenda yagiye ku mugore ukuruta nyine w'igitangaza wenda uvuga ko ni igishongore wa wundi ureba ukabona ntiwapfura n'inkweto z'imishumi ntiwafungura imishumi y'inkweto wajya uvuga ati sha ati ntase mbigenze nyine wakwicwa n'agahinda ariko ukavuga ati nyine ariko reka azajya kuri kakagore ko muri karitsiye kandi ubona kahirwa kasinze kahaza urwagwa n'ibigage yubaye ejo kazasinda kakabivuga kakabivuga mwahura mu nzira ati uranye ryose unyiryaho mu biki wiyambariye neza ntacyo ni ukubona wambaye amakanzu ariko ntacyo ufite
ese ni kuko ubona ugenda unyiryaho uranyirya mu muti ko nanjye turi bamwe ngo abakozi bo mu rugo ntacyo undusha ati nanjye turi bamwe n'ubundi ntukansuzugure nanjye ndi mugenzi wawe ntunkange sha. hanyuma njye nawe turi inshuti senti sibyo umenye ko umugabo wanjye anca inyuma turi inshuti ubyibuke kandi inshuti yawe nta kibi uyifuriza nta n'ikibi wayimenyaho ngo ureke kuyikebura sibyo wabimbwira wabigenza gute shangiye bitewe n'ibintu mba mbona kuri iki gihe ntabwo nabikubwira ngaho nyumvira ntabwo nabikubwira kuko njye nshobora kubikubwira ukamfatamo ukundi kuntu ukumva ko nshaka kugusenyera ubwo nshaka kugushwanisha n'umugabo wawe uri kumva cyangwa se nshaka kugutwara umugabo kimwe muri ibyo kandi ibyo bintu bibaho ahubwo njyewe uzi ikintu nakora njyewe ubwanjye ku giti cyanjye ntabwo nabikwibwirira ahubwo njyewe ikintu nakora nabinyuza mu wundi muntu ngaba ari ubimbwira se urumva byanga bikunda ntabwo yaba ari njyewe ubibona njyenyine uri kumva cyane ntacyo niyo yaba ari njyewe ubibona njyenyine nashaka nimero z'uwo muntu uhura n'umugabo wawe namara kuzishaka nkaziguhereza nkakubwira ni uyu muntu uzamuhamagare umubaze ati umugabo wawe uko yitwa maze ati runaka uramuzi ubundi ahita bwo iyo ari mukeba wawe ayo makuru yose ahita yakwihera ahita bikwibwira se akavuga ati ndamuzi umugabo wanjye akimara kukubwira ati ndamuzi akagusobanurira ibintu byinshi urumva nawe ibibazo wazambaza nawe rero nagusobanura nkakubwira ati impamvu nabinyujije muri ziriya nzira ni uko ntashakaga kutekerezaho ndi kugusenyera cyangwa se umugabo wawe ndi kumubeshyera kuko bibaho hari ukuntu nyine abakobwa kandi nyine ashobora kuguteranya cyangwa se nawe akabikora yikenereye uwo mugabo niyo mpamvu n'abadamu benshi ntabwo bajya bapfa kwizera ibintu abakobwa bavuze njyewe reka mbwire senti njyewe ku bwanjye ku giti cyanjye turi inshuti kuko turi close sibyo ntabwo ushaka kumenya ikintu kiri kuguhungabanya kuri wowe ngo ndekere aho sinkikubwire nakikubwira atari muri sanze kuvuga ngo ubyemere 100% ibyo nkubwiye ubu nkabikubwira mvuga ngo nawe ukore ubugenzuzi bwawe nguhaye amakuru ariko sinyakubwira ngo ubyizere 100% nawe byigenzurire umenye ko ngiye nk'umuhanje mu gipangu hari igipangu yize kubamo kera nkiri umukobwa numva icyo gipangu kikakizamo umugabo narinzi nyine umugore we nari muzi ariko ntago twari inshuti ntago twari close ku buryo najya kumbwira ngo umugabo wawe ngo bebe urumva ku buryo se niyo mwaba mutari inshuti utamurabura oya tutari inshuti nta kintu nakubwira nyo tutari inshuti urangiye umuntu nabwira ikintu ni umuntu turi inshuti ariko tutari inshuti umuntu nzi gutya kuba nkuzi gutya nkagira ngo ibiki n'ibiki ibyo ngibyo byakitwa amenshi urumva ariko no haye nundi hari umugabo wigeze kuntereta urumva ariko umugore we nyine yari inshuti yanjye ariko narabimubwiye ntago nzi nimba ari ikosa ntago nzi cyangwa iki ariko njyewe ntago nzi nyine kuba mu kintu cy'igicu hari ukuntu umuntu yifata akaba abazi ko ngira ngo ari umuntu ufite urugo rwiza ku isi azi ko umugabo we reka data marayika intama y'Imana kumbi isi yarayirangije abantu yarabarangije urumva rero njye turi inshuti cyane kabisa turi inshuti ntago nakemera kuguhisha ikintu kuko njye mba numva ko ese nyuma nubimenye nyuma numenya ko senti nimenya ko hari ikintu wari uzi turi inshuti twirirwana buri munsi hari ibyo nkubwira nawe hari ibyo umbwira urumva utekereza kuri icyo kintu nkazamenya ko icyo kintu nk'icyo wakimpisha erega buriya nyine inshuti yawe aba ari ikindi kintu cyihariye kumva niyo mpamvu rero ntago wabiceceka pe ngo ubigumane ariko nanone ugomba gutekereza indi nzira itari guteza ikibazo siko bimeze inzira se n'iyindi ni iyi yego inzira zihari nyinshi rero reka nkubaze ubu ngubu nabanzi ko umugabo wawe afite hoteli ajyamo akagira icyumba kangahe ahuriramo n'umukobwa nabibona naragize nyine nkatuzuko ubu nabura uburyo mbinyuzamo ku buryo nanaguhamagara ahubwo ukaza ukirebera ukuri nakubwira ati kundana mbese wowe wakora igituma amufatira mu cyuho apana ibintu by'amagambo bidafite imenyetso apana kuko
buramani umugore bashyuha mu mutwe vuba nshobora kuza kukubwira ibyo bintu ukagira umusozi ukanyereka ko nta n'ikintu bikubwiye ariko umugabo yashaka kunteranya ati umva Cynthia yambwiye gutya kandi ibyo yambwiye nibyo yarabibonye cyangwa se umugabo yataka bimbwa ati Cynthia uramuzi tuzi amagambo agira tuzi ko yambwiye gutya na gutya rero ugasanga n'ubundi aho ngaho nta kuri ubonyemo kandi umugabo iyo wamaze kumubwira ikosa ryiwe bizi kuko karikora uzi ikintu ahita akora ahita ryakosa muri iyo minsi aba aricumbikiye aho akishyira umwana mwiza ukajya ukatisha burabwo uri utazanabikeka yarabeshye arashaka kunshwanisha n'umugabo wanjye uri utazanabikeka yabona umaze gutuzamo warabyibagiwe waramufashe ko ari marayika akongera ngo nabamufashije natuma wibonera ukuri gutya wamuzana akamufata inama ya mbere nakugirayo ukimara kubibona kugira ati wirinde gusara wirinde kwiteza abantu hanyuma mugende mubikemurire mu rugo iyo niyo nshuti nziza rero niyo Cynthia yabagira inama no gushaka ibimenyetso ntabwo byo kuvugisha umunwa gusa reka umunwa nta bimenyetso ariko urasetsa ntabwo uzi ko nyavuga ngo nta foto nta cyabaye reka da umunwa ntukora ni ukumujyana akabyirebera amaso ku maso avuga ati ntabwo ngende buvugisha umunwa sindivuga ngo byagenze gutya we byirebera ntibirimo kuba cyane nka data kabyirebera rwose niyo utasanga bari mu cyumba ariko ukabona bagisohokanye mbese umukobwa yasohokanye bavuye gusenga mu cyumba cy'amasengesho bari mu cyumba cy'amasengesho ntiwabyizera ariko bakivuyemo nta kimenyetso cyo kuzenda babonyemo akantu gato ariko ntacyo waba ubashinja ariko kuva mu cyumba gusa wambabariye kuko k'igitsina gore twiyizi mwana yanjye maze njye bari mu nama njye hari umukunzi wanjye nkamubona mu cyumba abantu babiri mu cyumba bari mu nama inama y'iki y'abantu babiri inama wenda ari nk'abantu bakorana n'abandi bari bicaye ngo nabo bajya ahantu byibura habonye ntacyo bicara iyo nama bayikore bajya gufata imyanzuro bagiye gufata imyanzuro buri wese nibwo bufata imyanzuro ntabwo byagombaho waba umbeshye ahantu heza umuntu yicara nyine akumva atekanye nta kindi kintu kimusakureza icyumba cyo kuryamamo ntabwo bakicaramo iyo uri mu rugo tuvugisha ukuri sibyo umwanya munini ufata wicaye mu ntebe muri salo niwo ufata wicaye mu cyumba mu cyumba burangiye njya mbona n'umwanya wo kugeramo buriya uzi ko icyumba ubundi nyine uburiri ukimugeraho baba uri kukubwira ngo ryamusinzire njyewe akavuyemo mfite iyo ndi mu rugo icyumba nkigeramo ryari ko mba ntabonye n'umwanya wo gutuza byibuze ngo mpumeke ariko tugarutse kuri iyo ngingo namwe mudukurikiye muraza kutubwira muri komenti icyo kibazo naribajije Cynthia wowe ari inshuti yawe ukayibona ko iri gucibwa inyuma wabigenza gute wamera nka Cynthia ukavuga uti nshaka ikizibiti byanga bikunde ni ukuri batubwiye ashobora kuba hari n'undi wakoresha ibirenze ibyanjye nabyo bigakora cyangwa wagenda ukamubwira uti rero iyo babo urimo banza uyivemo umenye ikintu kiri kujya mbere sibyo ariko kandi bora byo gucibwa inyuma tubyakira mu buryo butandukanye njye nshobora kuvuga ngo umugabo wanjye ko nsanzwe muzi nshobora kumubona nyine nkababara ariko nkamubabara bikarangira hakaba undi uvuga uti ntibibaho wowe waba ari wo munsi wawe maze nawe reka nakubwire njye nshobora kubona umugabo wawe sibyo ari kumwe n'umukobwa nkajya ntekereza yuko ari uwo bacana inyuma kandi n'urugero ari mushiki we kubera ko mushiki we ntamuzi ugasanga ngiye muzaniye ubugambo butandukanye kandi ari mushiki we urumva bingana no kuba niyo mpamvu ushaka ibimenyetso none se tuvuge wenda nk'ubu ubonye nk'umugabo wenda ari kumwe n'undi mugore sibyo ntabwo ari mushiki we ntabwo ari umufamiliye sibyo amutwaje ishakoshi ari mu muhanda amutwaje ishakoshi ntabwo ari umugore we nta kintu bapfana amutwaje ishakoshi watekereza iki ko kaca inyuma umugore we wabifata ko ari mu buryo busanzwe biri normal nta kibazo reka nkubwire byaterwa n'uwo mugore abaye afite umwana
abaye afite umwana hari ukuntu umubyeyi aba ahetse umwana oya sibyo akaba yamutwaje nyine abona ari kuvunika kumutwaza yego cyangwa se hari n'ukuntu umwana murirana bikaba ngombwa ko yicara nk'ahantu akamuheza ibere ajya guheka nk'umuntu bari kumwe akamutwaza ishakoshi akamufashije ariko ari umuntu utari kumwe n'umwana nyine hoya noneho uwo mugore nta mwana afite sibyo bari kwitembera kwigenda mu muhanda nk'abantu mbese umugabo katwaza ishakoshi umugore we atwaza ishakoshi abandi bagore ariko wigeze ubona byonyine usibye n'umugabo n'abasore umusore buriya umusore gutwara ishakoshi ni ikintu kimujena kimutera isoni rero gutinyuka gutwara kari agashakoshi abakunda umukobwa bari kumwe bari umukunzi we wawundi aba yaremeye uri kumva ariko none n'abasore umugabo nyine yifata agatwaza ishakoshi umugore utari uwo aho hantu bari abantu bari mu rukundo rugurumana baba baraciye inyuma n'abagabo umva umugore yaba ari guca inyuma umugabo we n'umugabo ari guca inyuma umugore we ariko rero bundi hari n'abantu bari njye gucana inyuma ni ukuri abantu mu buryo butandukanye pe nk'ubu njyewe nshobora kubona nk'umugabo wanjye atwaje undi mugore ishakoshi ntiryarema abasazi urumva nayijugunya nko muri muhazi iyo shakoshi nashaka esanse ishakoshi niyo watwika oya rwose oya njyewe buriya umugabo nyaciye inyuma ntabwo nabureminga uwundi nabureminga umugabo wanjye dufitanye isezerano dufite ibyo twumvikanye sibyo dufite ibyo twumvikanye twemeranyije uwo muntu wo ku ruhande nta kintu mpanga nawe urumva ikindi kandi ntabwo yiteretse n'uruhinja rwavuze uyu munsi yego ye ariko ujya umenya ko abagabo boroshye mbona inzabyo zoroshye yego ye hari ukuntu azajya korohera ahandi babarera ariko mwe mitima yaroshe reka ibyo ntabwo bikora ariko njyewe ntabwo nabureminga undi muntu kuko umuntu simuzi wowe wenda yifite na tageti ze afite ibyo atagetinga wenda yaramwikunda ashaka kumujyana ariko noneho se wowe mugabo wanjye ibyo twemeranyije ibyo twavuganye cyo kumbwira ngo bagushutse ariko umuntu agushuka umuntu mukuru ubundi umuntu bashuka so niba rero batangiye kugushuka wa mugabo niba bagushuka ubwo ntabwo ubwenge bwawe uri amacuwa ntabwo urageza aho gushaka ubu wibereye umusore ugumire muri diru zawe z'ubusore ubanze ubwenjoyinge igihe uzumva ubuhazi uvuga uti ngiye gushaka noneho ndi macuwa igihe kirageze ko nshaka ngiye kubaka urugo ariko ntabwo umugabo ngiye umuntu azambwira ngo bamushutse bagushutse erewe yego ye hari ahantu yaga numva ngo babatekere umureti hari umugore yaga numva ngo gutekera abagore umureti ari ikindi kintu ngo nukuri ngo siranzoga yari amazi nawe ngo buriya rero nzoga niyo yanshutse ibaze njye ntabwo njya mbyemera umuntu byo kwanga umuntu yagushutse ntabwo njya mbyemera uri umuntu mukuru ufite ubwenge buzima uratekereza iyo umuntu hari ahantu ari kukujyana nawe ubwire utari wagerayo cyane urumva rero kubyo kwanga umuntu yagushutse ntabwo rwose reka bazashuka abandi cyangwa se niba bahisemo kugenda nyine ubwo nibyo wahisemo ugende urumva ariko apana kumbwira excuse nimwe ngiye nta ego ko sente rero urumva ibi bintu bibaho mu buzima busanzwe kandi mbona ntabwo byapfa gucika burundu gucika byo gusa nyine abantu baba babikora bazi ngo ni uburyo bw'ibanga baba barimo umva bajye bagerageza bagabanye kuko kabisa biranga bikagaragara hari n'igihe utakereza ko ngo ikintu ni ibanga kandi mu byo atari ibanga hari abantu benshi bakuzi ahubwo kubera ko bitarakugeraho ngo ubimenye ko bakumenye ukaba uzi ngo ni wowe muntu ugira ibanga ku isi ariko ibi bintu rwose bijye birekera guca inyuma byo byakozeho nta nubwo ntekereza ko ariko tugiye kubimaraho bizahoraho ko hari abantu batwikirwa mu nzu byatewe no gucana inyuma gutyo ugasanga uwo umugabo afite umugore n'uwundi ahandi afite umugore mukuru kubera ko hari uwo basanzwe bacana inyuma kandi uwo nguwo nawe yamaze kugenda azana abandi bagabo wa undi noneho yamenya ko azana abandi bagabo akazazanya akarindwi ka esanse akabatwika noneho ngamba barirumbwira iyo bamenye ukora icyaha kandi kikamenyekana noneho
wowe wakoze icyaha uragihisha, ujyana umuntu kumukodeshereza ahandi hantu aguca inyuma, kandi nawe waciye inyuma umugore wawe ntubashije kubyihanganira, ugeretseho noneho no gukora icyaha cyo kwica umuntu. ariko noneho hari n'akandi kantu, hari ukuntu abagabo bajya bagira akantu ko kwikunda. Umugabo akaba afite urugo, sibyo? Afite umugore, afite abana, akaba afite irindi habara ku ruhande ry'umukobwa, yego, ariko akarifuhira, akaba ntashaka ko uwo mukobwa we bamutereta, kandi bafite urugo rwe, afite abana, we yamaze gushaka byararangiye, akose basi byibura, ariko agafuhira umukobwa yamubona kumwe n'undi musore, akagafureka. None se urashaka iki? Wowe ko ufite urugo rwawe, undi mukobwa ko dushaka nawe akagira urugo, byibuza ngo umuntu akora ayo mabi yanyu mwese mufite byibura ntabwo yajya, ahubwo se byibura bagiye bashaka na pasi, ashaka nyine akabona nk'umusore ashaka azi w'imico myiza utazamuca inyuma, akamumurangira ibyo rero bagateretana nawe akazaguma afite ikibazo. ngaho mbi iyo marayika baba bashize mu musore untereta, uri kumva ati mfite umusore untereta igihe runaka tuzabana, ariko nakomeza nawe rero kugira umugabo w'abandi. Muhamagaye umusore w'umwana mwiza, mumuzanye muri uwo muriro wanyu, yego. None se shambo bari rudinda turatambye, nese ni kimwe no kuba wagumana umugabo utari uwawe atanemera ko abandi bagutereta. Nyine ikibazo ngiye mfite ni gute abantu bafuhira abakobwa kandi bafite ingo zabo, agashaka kumugumisha muri urwo rungabangabo. Si umugore, si umukobwa, undi ntabwo azamutwara mu rugo, urumva? Ni ukumuheza aho ngaho gusa, igihe kizagera asaze amuhaga amujugunye. Sha abagabo n'abana babi, bamwe na bamwe, ariko bamwe na bamwe nyine bitekerereza inyungu zabo z'ako kanya, ntabwo bareba ku bandi, ariko nyine sha mwana bajye bagira impuhwe, bajye bikosora. Ntabwo rega bagukunda, nase ugira ngo bagukunda aho utagiye kugira umugore se abareba icyo agukurikiranyeho gusa. Uwakunda ni uwo nguwo uri mu rugo, ni we akunda. Wowe rero uri aho ngaho nyine urajabiriye, arakubonera ko nawe kujabiriye, arabibona, arabizi ko ujabiriye. Niyo mpamvu akureba akavuga ati uyu nguyu nzakomeza mujagaraze, uwanjye n'uwo mugore wo mu rugo, hanyuma wowe nyine ukomeze uri aho ngo ku gasozi, uri wahahiye, uri wo gusohoka, mbese ni purapuza buri munsi n'ikintu ushoboye, nawe yagusonye mu mutwe akabona ko. Ikindi kandi ngiye mbona umugabo nimba agiye kugutereta, sibyo? Uko biri kose aba yamaze kubona ko nawe mu mutwe wawe nta kintu kirimo, kuko nimba uri umukobwa ukemera umugabo ufite urugo ukajya kumwemera, nuko aba yabonye ko mu bwenge bwawe nawe nta abona yuko biri hanze, uri biri hanze, nta kintu cyose kibereye. Rero agasuzuguro ka mbere ni ukuza kugutereta. Arabizi ko ufite kuri umukobwa, nako arabizi ko ubizi ko afite urugo, ariko ukemera akagutereta. Rwose aba yamaze guca amazi abonye ko nta muntu urimo, uba uri muri kontorore ye kaba kabaye. Hanyuma rero mwa bantu, ntabwo ngiye kuvuga abagabo cyangwa abagore, muri rusange gucana inyuma bikorwa ku mpande zombi. Bishobora gukorwa n'umugore cyangwa se bigakorwa n'umugabo. Mwese mugiye mubazi abagore baca inyuma b'abagabo, murabizi abagabo baca inyuma abagore babo, bose murabazi. Ariko kandi bicike rwose, birekere. Nimba uzi ko ibyo bintu bikora, ibyo ni bibi, ni icyaha ku bakristo, twemera ko ari icyaha. Nimba utanasenga kandi nawe urabona ko ari umwanda, ni umwanda, ni ibintu byangiza ubwonko bw'umuntu. Buriya ngo kari ukuntu iyo umuntu ahuye n'abantu benshi batandukanye, agira personalite zitandukanye, ugasanga ni wa muntu ujabiriye, ubwenge bwe ntago utamenya ngo ahagarariye he. Nyine ureba ukabura agacu, wa muntu muganira ukabona ntago ahamye hamwe, ubwenge bwe ntibuhari, ntago ari pose nyine, kubera iyo mijagararo yose, ejo uri kumwe na kanaka, ejo na kanaka, ejo na kanaka, bikarangira ubaye biyayo cyane. Rero ibyo ntago ari byiza rwose, bikurweho. Kandi nimba uzi umuntu ubikora, ahubwo njye nko nari mvuze, ubaye uri inshuti yanjye, nkaba nzi ko umugabo wabikora, njyewe ahubwo nahera ku mugabo wawe. Tuvuge sente, umugabo wawe ndabizi ko aguca inyuma, sibyo? Mbere yuko ngenze kukubwira nk'inshuti yawe, ahubwo nabanza nkambwira umugabo, nkamubwira rero wa mugabo, ibintu ukora ntabwo ari byo. Buriya rero abagabo ntabwo bazi, abagabo barabizi, baba bafite amafaranga, arakubwira ati mva rero mubwire ati agira injuga, agutera injuga, akakubwira ati rero buriya wambonye
ugahita wumva impamvu ngahita wumva impamvu reka nakugatereka ngugure n'agafanta ndabizi ko nyine ni inshuti yawe atari ko utazabivuga ati rwose yanyica ati nukuri kandi igikirage ntabwo nari meze neza nasomye ku gacupa akaguha impamvu kumva irumvikana akanigende ntabwo yakumvikana ntabwo bizi abagabo bagira ubwenge bazi kutureba mu mutwe hari amagambo baba bazi bagomba kutubwira niyo twaba twasaze bigahita bigenda akubona naje kubona ko ururimi ni ikintu cya hatari uri umuntu yakubwiye umuntu ashoboye kukubwira amatwi yawe akayashimuta niko navuga akayinjiramo gutya neza akakubwira ucurika ukajya mva niyo muntu wadaje ukazigarura uvuga ati ariko se ubundi buyaringe baba we tubu byagenze gute koko ubu byagenze gute ko mperuka nari mfite ubwenge kumerwa nta muntu wari gupfa kumbwira ikintu yiboneye byagenze gute kugira ngo umuntu anyinjire bigeze hano none hari n'akandi kantu buriya ngo umugabo iyo aguca inyuma sibyo kugira ngo amere nk'uzinzitibiranye ibimenyetso niho twahere tuvuga ubundi mbere iyo umugabo yagucaga inyuma warabimenyaga kuko hari n'ukuntu yahinduraga imyitwarire ugasanga atangiye kwigira nabi atangiye kwigira intakoreka atangiye gutaha atongana atangiye nyine guhindura imico ukabona atangiye kugira imico mibi wahitaga umenya ko byanga bikunda afite inshoreke afite urundi rugo ariko nabi iyi minsi bo ni abanyabwenge umva ari abanyabwenge ava mu rugo agusomye akaba mu rugo agwaye keya zose uri kumva akubwira ati akanakubwira n'isatera kandi akanayitahiraho ahubwo nabirenze ahubwo umuntu nongeye ibyo yaguciye inyuma none bwo aguhamakaga yataguhaga uburyo utazanabikeka aba yishimye aba yabonye ibyo yashakaga kumva rero ntashobora akavuga ati iki kigoreka nkizinzitibiranye kitazamenya niyo byavuye bibaze ko yabyara n'abana 5 hanze utabizi umugabo wanjye arankunda Yesu mana ariko njyewe buriya kubyara umwana hanze ntacyo byabimbwiye aziro ngo atazamuzanira ngo murere ngo ntabwo yamukuzanira yamuzanira nde amukuzanira ngo wamurera yego ko mana mureze na nyina ntahari wamurera nyina se nyina badafite ubwo bushobozi bwo kumurera yego ko mana kandi umugabo akareba akavuga ati ngewe mfite ubushobozi umwana munzanira ntabwo wakwa umwana umugabo Yesu we sente nawe nari ntabwo mwaba mwarabanye umukunda erewe hakuzi kurera abizi sente uziko nabandi uba bancajije mba dataye umutwe hanyuma cyo kozana ari umuntu mukuru ari umwana mukuru ntazakarabya ntazagira gute aho ngaho ni sawa ese nta mwana mukuru utesha umutwe kurusha n'umutoya umuto asesha umutwe gute nta mwana uba ukuze watesha umuntu umutwe kurusha umutoya yuko yagutesha umutwe ntago njyewe ngo yatesha umutwe yadiringana na se yewe none nakuze umwana mukuru kuza abizi neza ko utari nyina icyambere agasuzuguro egare uba ukiteguye uri kumva icya kabiri kukureba nyine akabona yuko utari nyina uri mukasi yanabikubwira kandi yahajya ahubwo atumva papa arahari hari ikindi warenzaho noneho ujya utinya umwana uwo mwana ugatandukanye n'umwana muto wakwirerera ukigisha imico yawe njyewe niyo mpamvu navuga ngo nimba wamubyaye ibyo birakureba yego birakureba shakira ahandi umubyare n'ahandi mushyira umugabo niba afite buri kimwe mu rugo rwiwe ukaba nta kintu ubuze uri kumva ushaka kurya ukabibona kwambara ukambara nta kintu na kimwe ujya ushaka ngo ukibure gute ari bwicura akakubwira ati madamu nshaka ko tuganira mfite iki kibazo kimpangayikishije turyama nka sinsinzira wowe uzi ngo nasinze ko sinsinzira nenda kuzarwara none se mbona atamufashiriza ahari nimba nyina nta bushobozi afite uwo mugabo turi kuvuga ameze nk'aho ari umugabo w'umukire mbabarira ubu ngubu niba wenda uwo mugore reka tuvuge aramufasha ariko tuvuge wenda ariyandarika abeshejweho n'inzoga uwo mwana ntamwitaho mu mafaranga bamuha n'ubundi ntamwitaho urumva rero nk'umuntu w'umugabo kandi we wifashije azababazwa n'umwana we niyo mpamvu azamukurayo rero uzabyemera ati mugabo mwiza we ntuzane umwana ntacyo ndamurera uwo nguwo ntabwo ari njye muri iyi myaka wenda mu myaka izaza ndananiwe ibitekerezo ariko ubu kuba aka kanya uwo si njye izina rya Yesu ntibizakubaho ariko buriya ibyo iyo byabaye njyewe impamvu buriya hari abantu buriya turera bitandukanye hari abantu kurera babyegereza njyewe buriya kurera mbyegereza umutima mbishyiraho umutima n'ubwenge n'ibitekerezo byose
kubera ko ngenzi imvune zo kurera ntago ndimo kwibona ndimo kurera abana bavuye impande n'impande ngabo yabyaye hariya ngabo yabyaye hariya ngiye bose nkaza nkabarera ntago nabarera nkuko bikwiriye niyo mpamvu njye mvuga ngo umuntu ukunda kurera ararera akarera n'abatarabe akabishaka oya reka nkubwire kurera biratandukanye ibyo ndi kuvuga njyewe n'ubu ngubu nabona byaye ntago nabyana batanu ngo mbarere ntago avuga ngo nuko wenda nuko umwanga nuko ntamubyaye oya ahubwo ngiye kubera ko nzi kurera bivuna nzi ukuntu mbyegereza umutima nzi ukuntu nshyiraho ubwenge n'ibitekerezo byose nanjye ubwanjye batanu ntago nababyara harabura umwe byibura ugahita umwe abura ajya he naracuze ntabwo hareka niba wenyine seti naracuze oya ntagucura cyane mugabo ubu nibwo wakagombye nibwo ufite imbaraga nibwo wakagombye kuba ubyara abo ngabo basigaye shagiye kurera biramvuna sinkubeshye kurera biramvuna kubera ko umva mbishyiramo imbaraga zanjye zose n'ibitekerezo byose njye mfite umwana mutoya noneho nanjye ubwanjye mu mutwe wanjye mba numva njabiriye mba numva njagaraye mba numva sinzi ukuntu mba numva ameze ahubwo uvuga ati wowe ushobora no kubutinya n'ubwonko sibyo ntabwo nyibuka wonsa amarange ntabwo nyibuka notse ukunanganaga no kurya ntiwarya umva ntunyibuka ibazi ko umuntu ukuze ikiragiye uwo mwawura akabanza ko si umuvugana na Diane njyewe no kuri buri gihe burankira uturasa ku mubiri ncukije ubishyiraho umutima ahubwo niko n'umubyeyi wese akagombye kumera iyo ncukije umwana nibwo nibura numva ntangiye kuba umuntu nkumva ndarya bikamanuka nkumva Yesu ariko njye uruhinja ruramvuna hahandi mba numva ubwenge bwose n'ibitekerezo byose ni ibaze ukiri mutoya gutya ibaze noneho wanze gukomerezaho ukiri muto gutyo noneho mu myaka ingahe iri imbere ubwire ngo byaba bimeze bite ni ukuri wowe komeza ubu rero noneho njyewe nameze nk'abagore ba kera bo mu rugo kuko njyewe mfite umwana mutoya uvuga ngo namusigiye umukozi njye ngira amahirwe buri mbara amahirwe ngira amahirwe ntabwo rero nsiga uruhinja rwako n'umuntu asiga ngo uruhinja rw'amezi 3 ngo warusigiye umukozi sinzi ko akazi nagakora sinkubeshye reka ntabwo nagakora njyewe nirerera umwana byibuze kugeza agize nk'imyaka nk'ibiri nibwo mba numva mvuga ngo noneho njyewe mba ku mwana hahandi ibitekerezo byose babiri nimpamvu ngiye kubwira ngo ndi kumva wowe naho utaniye na Rihana niwe musitari mana kuri iyi si yarangiye niyo mpamvu ngiye nkubwira ngo ntago nabyara abana benshi ngo rwose bishoboka akafata abana biwe babiri akabakubita muri kariya kagare k'abana uri kumva agaterura n'undi ahantu hose agiye yaba ari mu nama z'ibikomerezwa arabajyana yaba ari mu birori bimeze gute arabajyana kandi abakozi baba bafite amabodyguard aba yafite ariko nta muntu umwana amufatira ku mwana usibye we n'umugabo yegura abana bafite hari n'ukuntu abagore njya mbona bakora akaba afite umwana akamuhekesha umukozi we akagenda bari tuvuge bagiye nko kwa muganga ariko ugasanga umukozi niwe uhetse umwana cyane urumva aramufata agiye kugenda rwose yidogadoga mbese nka mawuje aramufata agiye kumuibere gusa yongera amusubiza umukozi kibaza mwana yanjye njye ibaze ko ukuntu twatandukiriye turi mu gucana umwana rero niyo mpamvu niyo umuhaye n'undi muntu amurera ntari ariko umwana worohaye urukundo rumeze kuzibagirwa mama we bigoranye kugira ngo azafate urukundo rw'undi muntu niyo mpamvu rero ngiye mvuga ngo nimba umugabo wabyaye umwana hanze akamuzanira ejo akanzanira undi akamuzana urumva nimba narimaze kugira nk'ubu ngubu maze kugira numva nibura norohejemo ntangiye guhumeka ntangiye kuryama nkasinzira nta muntu ubyutse mu gicuku ngo ankangura mbuze gusinzira noneho nkahita nibaza hahise hikubita mundi urumva uvuye ahandi ntazi uko bamutwise buriya mwana barapfiriye mu gutwita sinzi uko bamutwise niba barabaye biruka simbizi ejo n'ubushatsi ko bavuga ko hari umwana ngo batwise iwabo baranabarwana umwana yavuka akavuka yikanga wakubita nk'ikintu hasi gutya kiguye hasi gutya volonteromo umwana agahita ahwera urumva none njye wunzaniye umwana sinzi uko nyine yamutwise uko byagendaga urumva sinzi uko yamubyaye sinzi uko yamureze wenda uko umunzaniye angana nzi ibyibanze bamuhaye ko bigana sinzi ibibazo afite sinzi nimba ahwera sinzi nimba hari indwara afite nimba ku gicuri sinzi urumva
none muranzanira umwana shangiye rwose mwabagabo mwibaca inyuma oya pe senti reka dusoze ingingo yo gucana inyuma rero numva twayivuga bukira bugaca bumva bazanyemo n'izindi nkuru n'abakunzi bacu nabo kandi barabizi ko bibaho pe bibaho mani ibi ni ibintu biba byeze nibyo tuba mu buzima bwa buri munsi tubibamo uko bwije n'uko bukeye yego reka tubashimire rero mwakoze kudukurikira ikiganiro naho ubutaha tubibutsa gukora subscribe like share comment mwakoze cyane rero bye bye